Nk'uko mumaze kubimenyera rero ko iyo munsabye ikintu nkibahereza nk'uko mwakinsabye, hashize iminsi mwaransabye ko twazabakorera igitabo kirimo imiti y'ibimera dukoresha tuvura indwara z'inkoko zigiye zitandukanye. Kuri uyu munsi rero nkabanje kubabwira ko icyo gitabo twagikoze cyuzuye, kikaba kirimo ibimera biri hejuru ya 40, kikaba gifite paje 143. Kikaba kirimo imiti y'ibimera, imiti ya gakondo n'indwara ivura. Kuri ubu ngubu rero tukaba tugiye kwifashisha iki gitabo tuvura indwara zigera muri 4 ndetse tunarebe umumaro w'amakara. Ibyo byose turabivurisha tubikuye muri kino gitabo. Iki gitabo cyarangije kuzura, ugikeneye azatuvugisha WhatsApp tukimuhereze. Ni ukuvuga ngo tugiye kuvura uyu munsi indwara bita cough cyangwa se ibicurane by'inkoko, tuvure indwara yitwa coccidiosis, tuvure indwara yitwa deworming cyangwa se inzoka z'inkoko, ndetse tunarebere hamwe umumaro wo gukoresha amakara mu bworozi bw'inkoko. Ibyo byose rero turabirebaho tubikuye muri kino gitabo. Nababwiye ko uri bugikenere ari buze kutwandikira kuri WhatsApp. Reka turebere hamwe rero izi ndwara zitandukanye uko tuvuze, tunarebere hamwe uko twazivura dukoresheje imiti y'ibimera. Muri iki gitabo hagiye harimo imiti y'ibimera, umumaro w'icyo kimera tukakivugaho details z'icyo kimera nyirizina n'ibyo gifasha inkoko, tukavuga ku burwayi bw'inkoko, ibiyitera, ndetse ibimenyetso by'iyo nkoko yarwaye iyo ndwara. Nk'uko nabibabwiye, indwara nyinshi, izi ndwara zose muzi ko duterera ingingo, twavugamo Marex, infectious, coccidiosis ntabwo tujya tuyiterera urukingo, ntabwo irimo, ahubwo izi ndwara zose muzi ko tuziterera urukingo, za Newcastle zose ntabwo zijya zigira umuti muri farumasi. Akaba ariyo mpamvu rero twanditse kino gitabo tuvuga nti izi ndwara zitajya zivurwa n'imiti yo muri farumasi, reka twandike igitabo dushyiremo imiti y'ibimera ishobora kuba yavura izi ndwara zose kandi zigakira neza, kurusha kujya kugura iriya miti yo kuvura ibimenyetso by'izo ndwara mu nkoko, ukayigura muri farumasi iguhenze kandi n'ubundi atari umuti wo kuvura iyo ndwara, ahubwo ari uwo kuvura ibimenyetso iyo ndwara yari ifite. Niyo mpamvu rero twabakoreye iki gitabo wajya wifashisha ukajya uzivurira wibereye iwawe, bidasabye kujya kwa muganga ngo ujye kureba iyo miti muri farumasi. Wowe ufite inkoko zifite ukeneye kuvura deworming cyangwa se ziriya inzoka z'inkoko, kuvura stress z'inkoko, by'umwihariko ku bantu mwororera inkoko z'amagi. Izi ndwara ni indwara zikunze gufata cyane inkoko z'amagi. Ntabwo bikwiye rero ko wakirirwa usubira kujya kureba imiti kuri farumasi, ahubwo wayihinga aho iwawe. Icyo usabwa ni kimwe, nuko waba ufite kino gitabo ukagitunga muri telefone yawe cyangwa se computer yawe, tukakiguhereza kiri soft, ubundi ku mafaranga makeya rwose nawe ugatangira kwivurira inkoko, ayo matungo yawe iwawe ku giciro gike kitaguhenze. Reka rero tudatinze turebere hamwe ku muti wo kuvura ino ndwara ya coccidiosis. Coccidiosis rero muri kino gitabo kuri page ya 29, nk'uko nabibabwiye, iki ni igitabo gifite page 140, gifite page 143. Tugiye kwifashisha rero page muri page za nyuma. Reka twihute mu gitabo turebe aho iyo page itwereka buryo ki twakivurira inkoko zacu iherereye, turebe dutangire kuvura ino ndwara ya coccidiosis. Coccidiosis rero reka mbabwira ku bimenyetso. Coccidiosis ni indwara ifata inkoko igacika intege, akenshi ugasanga yigunze. Mu matotoro yayo itangira gutotora amatotoro arimo amazi, amatotoro arimo ururenda rw'umweru, ndetse finally igasoza iri gutotora cyangwa se irimo irituma amaraso. Iyo igeze rero kuri no stage yo kwituma amaraso, icyo gihe menya ko inkoko yawe iri mu byago, ishobora no kuba yapfa mu gihe udahise uyihereza umuti. Mu busanzwe muri farumasi twari dusanzwe tugurayo umuti witwa Improlium, akaba ari wo twifashisha mu kuvura iyo ndwara ya coccidiosis. Ariko muri iki gitabo twabakoreyemo igice kirimo indwara ndetse n'imiti yazo, ariko akaba ariyo mpamvu twavuze iti reka tubakorere mujye mwivurira inkoko zanyu aho kurirwa mujya kugura ziriya Improlium n'indi miti yo muri farumasi.
Coccidiosis rero iyo ugiye kuyivura ukoresheje ino miti y'ibimera nk'uko twabivuze, imiti y'ino miti iri muri kino gitabo, uzajya muri paje z'inyuma niho hari indwara ndetse n'imiti bivanze, naho mbere muri paje z'imbere twagiye tuvuga ku bimera nyirizina. Reka rero duhita dutangira tuvure ino ndwara ya coccidiosis. Coccidiosis rero iyo ugiye kuyivura ukoresha igikakarubamba, tungurusumu ndetse na tangawizi. Bitewe n'uko nababwiye ko inkoko yarwaye coccidiosis ijya igira amatotoro adafashe cyangwa se igira amatotoro yiganjemo amazi, niyo mpamvu muri ino miti uno muti wayo tumaze gukora twongeramo amakara. Nari nababwiye ntabwo muzi impamvu amakara akoreshwa, ariko impamvu nyirizina amakara akoreshwa ni ukugira ngo turinde icyitwa diyare. Diyare ni ugutotora amatotoro y'amazi cyane. Iyo miti rero ikoreshwa gute? Tungurusumu, tangawizi n'igikakarubamba urabisekura, wamara kubisekura n'amakara ukayasya, wamara kubisya ukabivanga mu mazi. Wakibaza ati ibipimo cyangwa se dosage ingana gute? Ibipimo ibyo byose biri muri kino gitabo, uraza kutwandikira tukiguhereze kugira ngo umenye ratios waza kuba wakoresha mu kuvura inkoko yawe. Ikindi nababwiye rero, nababwiye ko turi buze kuba twavura n'indwara yitwa cough. Cough rero akaba ari indwara y'ibicurane ku nkoko zigiye zitandukanye. Cough rero iyo ugiye kuyivura wifashisha naho imiti y'ibimera. Nguyu mugabo murimo kubona hano mu mashusho bamwita Kataps Community Farm Africa, akaba arimo kudufasha gukora uno muti. Yakoresheje icyitwa ginger, garlic, aloe vera ndetse na chili. Kuvuga ngo rero ino ndwara ya cough uzakoreshamo tungurusumu, tangawizi, igikakarubamba ndetse n'urusenda runo rumwe rwa kamurari. Urangiza ubisekure, numara kubisekura cyangwa se ufite blender uzabisya, numara kubisya ubihereze inkoko zawe, ubizihereza mu mazi. Dosage mu gitabo muraza kuyibona. Uko rero niko dukora umuti wa cough cyangwa se umuti w'ibicurane ku nkoko aho iwawe wawukoresha, waba uzihereza. Mu gitabo harimo uburyo bwinshi bwo kuba wakoresha uno muti. Harimo ko ushobora kuba wakoresha gutya wabisekuye ukashyira mu mazi, cyangwa se ukajya ubivanga mu biryo byawe by'inkoko, by'umwihariko kuri mwe mwikorera ibiryo aho mu rugo iwawe. Reka tujye ku ndwara ya gatatu. Indwara ya gatatu rero tugiye kuvugaho ni indwara ya fullpox. Fullpox nk'uko muri kubona zino nkoko ni indwara ikunze gufata inkoko, akenshi igafata ku bice by'imibiri bitariho amoya cyangwa se amababa, nko kuri dendo zo. Iyo indwara imaze gufata inkoko cyane iramanuka ikajya no mu bice by'amaguru, ahantu hatari amababa. Ni ukuvuga ngo ino kofu ni ugucikagurika ibiheri, ni ukuzana uduheri ku mubiri, ndetse yarwara cyane irimo kuremba igacika ibisebe. Iyo igeze mu gihe cyo gucika ibisebe rero niho indwara ihita yihindura ikava muri fullpox, ikaba yahita ihinduka na infectious coryza. Icyo gihe rero iyo igeze muri icyo gihe cya infectious coryza, icyo gihe bishobora no kuba iri hafi no gutangira kwica inkoko zawe, ariko hari imiti y'ibimera wakifashisha kugira ngo uvure ino nkoko yawe yarwaye ubu burwayi. Infectious coryza ahanini iterwa n'uko mbibabwiye, iterwa na ino fullpox, ikaba yaterwa n'amabakiteri ndetse n'utundi dukoko. Iyo ugiye gukoresha umuti we rero w'ino ndwara ya fullpox ukoresha indimu, umunyu ndetse n'utuzi. Indimu, ifashe indimu urayisatura ukajya usiga hano ku bisebe nyirizina bisanzwe hano mu gahanga. Ufite n'akunyu ukayishyiramo mu mazi ukongera ugasiga kuri bino bisebe. Wazikorera noneho umuti wo kunywa. Ufata tungurusumu, tangawizi, indimu ugasekurira mu mazi ukazihereza mu mazi, ariko kuri resho zagenywe, utarengeje urugero. Nk'uko muri kubona hano ku mashusho, iyi nkoko nayo yarwaye infectious, ariko byaturutse kuri yino fullpox. Nk'uko muri kubibona rero hano
bari barimo barayivura. Reka rero tujye ku ndwara yindi yitwa deworming cyangwa se kuvura inzoka z'inkoko. Uwo muti muri farumasi nawe usanzwe ubamo. Reka turebere hamwe rero n'ibimera byifashishwa mu bworozi nk'uko nagiye mbibabwira bigiye biri muri kino gitabo. Reka duhere ku bimera byifashishwa mu gihe ushaka kuba wakoresha byifashishwa mu gufasha mu igogora ry'inkoko. Harimo amababi y'ipapayi, hakabamo tangawizi, ibyo rero byose ukaba ubivanga, nyuma y'ipapayi hakazamo n'amababi y'igihaza. Ayo ngayo rero iyo ugiye kuyakoresha uyifashisha mu kugira ngo inkoko zawe zigire mu myanya y'igogora hongere hasubirane hamere neza. Iyo ugiye kubikoresha rero urabisya, warangiza ukazihereza umutobe w'ibi bimera. Igitabo murimo murakibona ni igitabo kinini kirimo ibimera byinshi bigiye bitandukanye ndetse n'indwara bijya byifashishwaho mu kuvura. Harimo urusenda, harimo imboga, harimo arufarufa akenshi kabikoreshwa nk'ubwatsi bw'amatungo. Murabona ko harimo ibimera bigiye bitandukanye. Ugikeneye rero uraza guca kuri ino nimero yacu uri kubona muri sikirini, utwandikire kuri WhatsApp kugira ngo iki gitabo tukikugezeho. Tukamubwire ngo rero mukomeze mugire ibihe byiza, mwari kumwe nanjye Hagenimana Fabien. Reka musabe ukeneye igitabo atwandikire, ndetse nawe wifuza kujya muri gurupe yacu y'aborozi. Ni ukuvuga ngo nyuma yo kugura igitabo tuzahita tugushyira muri gurupe y'aborozi, ubundi utangire ufate amasomo hamwe n'abandi borozi. Mukomeze mugire ibihe byiza rero, mwari kumwe nanjye Hagenimana Fabien. Ciao ciao.